ese mana kazi k'uyu munsi noneho byagenze gute mana uyu munsi nakwiswe tungo uyu munsi na metero 20 nacukuye mana ese urumva uzazuzuza mana utagiye mu bintu byo kubesha ahubwo nabuze umuyede ubwo se nzazuma ngahe mana ni 2 ku munsi niyo wama 10,000 nayo nafata kana wambaniye basi we nakakabiri ijyana ibyawe niyo wanyica ntabwo nacukura tuwarete ibyo urabizi warabibaza nakoresheje bitanu ijyana ibyawe se mana izi ko igihe nari turiye amagambo siko umuhogo w'umuntu wazanye ka kaboro mwana umuntu agasubira ariko gahari gira vuba mana hano ugira umuntu aba yarituriye mana gira vuba ahubwo ego hari igihe umuntu aba yarituriye mana gira vuba mana umuntu yatinze iyi nzoga irakakaye nubwo ari uko nyijyanye ubusambo n'ubundi urabimenya uzanya abiri mana kuko urabizi n'ubundi senke yawe ndabizi urireba aho rigahita ryumva nanjye mba nkuzi nse nibwiriza uba wibwirije erega urabizi neza ko bitashoboka umuntu areba iki kintu cyose ugasanga n'iki n'icyo uraryumije kubera amaso uzi ko upfundura amaso n'umunwa byari bigiye kuryoha ariko nawe urabona ntabwo ntariye ntabwo ntariye pe hari akantu kari kuburamo ntabwo akize asemana nta gatsima semana nta gatsima yagiye kugateka yagiye aho erega nkumbuye kugutera penalite ntuzi ko nkoresha imoso tubaga turi kukahiye dogo semana uramutse wawe umuhembera ubusamana muhemba 2 ku munsi uko wanjye muhemba 8,000 ariko njye iyo mvuze ni nko gukora ku nzogera yo ku gipangu ariko nawe yaje vuba sinongeye mwangore ntabwo narizi ko mwamfuze hari umuntu wese umwana ituzuye reka tubanze turye umuntu aragisunikiraho se abareza penalite kuyitera isaba ko ufite imbaraga uyu mugabo nkarumva yiyizeye kuntera penalite akareka we ntabwo byaguye ko twateze n'izaba koresha imoso nyenyeresha ibyo koresha imoso pe ndabikwereka yesu adiyo mane shagenda gutera penalite warunwa n'iki vuta erega nawe ndabyizeye ko ubikora kuri iki gitsina cyanjye waruntuwe n'iki semari we wagiye uzana akabu ngaho twicare turya uzi ko babagora amata wabona ari isosi yibogoye we nta nubwo ujya ukina kuko ndasusumira kuko nanateruye umwishywa nari ikintu wasanga barakurasha amasasu 5 ese we kuri uwa kera naho nyine ni muri w'icyenda kandi nta kibazo reka twirire nari twikubitiraga agapenalite n'ubundi njye ni imoso ndagasa wagiye ujya bikeye wabona binakwishe none se wari uri gusoza interuro nakomeza upakire muri icyo kinogo cyawe wagira ngo bagihambamo bapfa aho wari wumvira kerere nuko duteresha imoso wayibonye imoso yanjye da uzurebe rero njye ndi guterura 1/2 cyawo maze pakira muri icyo kidigi cyawe ariko mbega bibaye ukuri ntabwo urahaga se uko bizi ntabwo mani njye nari nanabwiriwe n'izina ry'Imana ariko ugabanye kurya mwana ntabwo uraye mwana ariko ibintu ni ugufashanya nta kibazo aho mfashije uyu munsi gusa siko mufite indagiro n'ibigega hano barekamo amazi nta n'icyo bitwaye ariko nawe n'ibyo byari byinshi
Ngende gukata kimwe cya kabiri cyo ndi kukibira umuhogo uzongera guteka n'ubunyobwa kuko buvura inzoka. Rero amasomo yakameze ngamburiyeho. Namaze. Ngeze ko nirira ibishyimbo kandi byo by'intungamubiri. Ibishyimbo bitera umujinya. Niyo mpamvu ugira umujinya nk'uwo inka yica. Cyangwa niyo mpamvu usura kurasha. Ni ukubera ibishyimbo. Nakuzi inzara ngenirira ubunyobwa. Dore inda yanyu zararegutse abandi bagira ifu bingana n'agapfunse ku mwe bwayo n'imvi irangaye. Reba zana navugaga ngo wagiye n'imvi irangaye. Dore zana navugaga. Papa muri yatoye nacukuye ngayigwamo. Wewe ngarenda kuzuzuza metero 20 ra. Ese wanze ko nguha akazi. Se wanze ko baguha akazi warirengeshejwe kubera gutunga. Aha. Iyo witora. Amafaranga nabonye ari ay'amaraso. Ari amafaranga. Aha, uriya cyo kundi yarambwiye ngo yaramanutse mara ngo yanyereye haburaho gato. Ariko niyo wakunze twe. Nese yo wakanubariye wa. Nabo nabaga. Ese ngeze byose dutekana no ubima. Kandi tutabana waranyirukanye. Wowe wanakwirukana urjute. Erega ntabwo n'ubundi ndanini zibana. Nuko nu yaragiye ari we waryaga cyane nawe waramusimbuye. Ndabona usigaye yaramusimbuye se ubwo icyo ni ikimotero uri kurundamo ibishimbo. Baje kamaze n'icumako utaramfatira. Leo mwiriwe. Mwiriwe. Esha nuko murya. Ubu turi guseza interuro. Ubwo se mutashi ubukwe bw'umuntu hari icyo mwamusigira hari ubwo n'abashyitsi babona icyo barya. Nawe urabyumva gerayo nka drone niyo yaba ari i Kigali. Gerayo nka drone. Ejo nagiye kanza kuvumba mu bukwe ko byaranangaje umugeni yatashe nta n'ikintu na kimwe. Ubu ni gihe uva kuntu mbere. Fite kugenda tukajyana. Ugasanga ni nanjye ukugaburiye da. Ngiye mu bukwe rya mbere. Ngira rero mu by'ukuntu nenge kuva navuka. Kuvuma nicyo kintu cya mbere ma inuza agaciro cyane. Niba yaratangiye kuvuma ufite amezi 6. Urumva ariko nari ntagiye kujyana. Nari mvuye ku mbuto ntagiye ibiri. Ariko ibyo nibyo byahita bihuza. Ngasanga dore mfite imyaka 12. Yesu guhera ku mezi 6. Ariko njya meza nebanyigisha kuvuma nkagira ngo ni ibintu. Nkagira ni ibintu bisanzwe naho kumva. Se bose yaje ibondo rimwe n'icyumba cyasaba. Bose bose wanjye. Ntangira kuvuma nari mfite amezi 6. Najyaga irobo y'ubugari. Nijuje imyaka 7. Ngirobo n'inusu. Ubu none hasigaye ngitura tubiri. Usigaye urya ibiro bitatu. Ubu nsigaye ngira bisimana. Uzi yuko temarigwe mwakompeta. Temarigwe ubu yataye agaciro nta nubwo Temarigwe twagiye mu marushanwa ndamwemeza bitatsindira. Ubagezeho icyamamare bakuru Anon TV. Ese sha ubwo ngubwo munarya muniteretse icupa mutaruza imyaka y'ubukure. Umfasha. Yewe ubu usibye kwirarira. Urumva? Usibye kwirarira rwose. Maze guhusha indangamuntu 6. Ariko iyo ari urumva nzayifata. Nzayifata da ntabwo nayihusha. Noneho mwese mwarajirushije. Nje iyi ya karindwi niyo kuzayifata. Ari usibye kwinywera kagwa ndumva. Baza kuri umugabo wanjye maze guhusha indangamuntu zingahe? 12. Ye? Haka gacupure bana bajya gutya igipfuke kitarambutse. Nacyo cyarambutse bana. Ntukabone meze gutya agacupa n'agatangiye mfite amezi 5 ubu mfite imyaka 13. Subscribe kuri Anon TV, like and share, comment. Muri twitwikire star.